Agafilime kacu nakundi tugatangiye, imyambarire yo niyo ngiyo. Dutangiranye n'abasirikare b'abakobwa bari ahangaha. Kapiteni wabo ari kubabwira ati twabonye ko umwe muri mwebwe twite rwose, ati kandi ibyo ni ikibazo ndetse n'ikimwaro ku gisirikare cyacu. Ntabwo mwemerewe gutwita mu gihe mukiri ahangaha ku ikosi cyangwa se muri ba kadete. Ati rino ni ikosa rikomeye cyane ku buryo ki umuntu watwite rwose turi buze kumuhana bikomeye. Umusirikare uri ahangaha aravuga ati nta kindi tugiye gukora, tugiye gukoresha ino sutiye, tugiye kubapima umwe kuri umwe tureba ese ninde waba utwite, kuko hano umuntu utwite uwo yino sutiye iri buze gukwira rwose, amabere ye akaza kujyamo neza cyane, kuko rwose umuntu utwite aba afite amabere manini kuko aba yitegura konsa. Rero uwitsutiye rwose iraza kukwira niwe uraba utwite. Ni ibintu bibi cyane, turahita tumwirukana bikomeye cyane ava ahangaha mu gisirikare. Abakobwa bararebana gutya bose bafite ubwoba, ese ninde waba utwite mwa bano bakobwa? Kapiteni aravuga ati rwose umuntu uraba utwite ahangaha rwose ni ibibazo bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane icyo turi buze kumukorera. Ntago ari ikina hafi, ntago ari iki Rwanda. Ati muriteguye dutangire dupime kuwa mbere? Ati yes afande, niko abakobwa bikirije. Ati musirikare tangira kuwa mbere sha, genda uhereza buri mukobwa hano isutiye rwose yambare. Nuko umusirikare hano baravuze ati uwa mbere tugiye guheraho ati niweho Kadete Kamera Herera. Uyu mukobwa rwose hano uri hano ni Kadete Kamera Herera. Aravuga ati akira ambara turebe ese yaba ari uno mukobwa waba utwite ninde. Rebera agafilime rwose utibuze gucikwa, urebe ngo ese birarangira gute muri bano bakobwa ninde utwite. Ati hindukira turebe sha, uwo ni kapiteni wavuze. Nuko umusirikare ababajije kapiteni ati yaba ari uyu nguyu kapiteni? Ati ndi kubona atari uyu nguyu, ntago ari uyu nguyu, nahindukire dukomeze turebe n'uwa kabiri. Nuko umukobwa bararusimbutse, umukobwa wa mbere ntago ari uyu nguyu, uwa kabiri ubwoba buramwishe, ibyuya biri kubira umubiri wose. Ese yaba ari utwite? Nyagasani Yesu we, irebera agafilime kacu utaza gucikwa. Nuko umusirikare baravuze ati siente. Siente rwose bisobanuye ngo next, nangwa se ukurikira. Ati niweho Kadete Luis Gonzalez. Umukobwa hano rwose yitwa Luis Gonzalez, amazina yo ni Kinyespanyol rwose. Ni muri Amerika y'Amajyepfo, babivugira Espanyol bose, kuko bino bihugu byose byinshi byo muri Amerika y'Amajyepfo byakolonijwe na Espanye. Niyo mpamvu ubusanga ikirimi cy'Ikinyespanyol rwose aricyo bari kuvuga cyane. Nuko barahindukiye. Ku musirikare uranga babajije kapiteni ati ese kapiteni uri kubona yaba ari uyu nguyu? Ati rwose uko ndi kubibona nkurikije n'ukuntu bimeze ntago ari uyu nguyu, ntago ari we, dukomeze. N'uwa kabiri bararusimbutse. Nyagasani Yesu we, hakurikiyeho uwa gatatu. Umukobwa wa gatatu n'ukurikiyeho, ese yaba ari we? Ati mpereza agakoresho kanjye wa mukobwa we. Ati we ahubwo urarusimbutse ntago ari wewe. Nuko hano umusirikare aravuga ati siente cyangwa se ukurikira niweho rwose Kadete Rafael Martinez. Uyu mukobwa rwose niko yitwa, Kadete Rafael Martinez. Ati niweho ukurikira, atakira wambare, ubundi numara kwambara uhita uhindukira turebe niba atari wewe utwite. Nutwita rwose nidusanga ari wewe ni ibintu bibi cyane, ni ikimwaro urabona duteje ku gisirikare cyacu rwose, ni ikosa rikomeye cyane utari buze kuza kubabarirwa. Nuko umukobwa barambaye ibyo yambara, nuko baramubwira ati ngahindukira turebe. Nuko umukobwa nawe muri ako kanya yahise ahindukira yereka kapiteni. Ese n'uyu mukobwa? Mana yanjye we, biri buze kugenda bitirebera agafilime utaza gucikwa kuri uyu munsi. Nuko umusirikare ahangaha babajije kapiteni ese kapiteni n'uyu nguyu ra? Nuko kapiteni ati hoya ntago ari uyu nguyu, ntago rwose uyu nguyu, bikurikije n'ukuntu isutiye n'amabere ye bimeze ntago biri gufitingana. Hasigaye umukobwa umwe. Nyagasani, ese yaba ari uyu mukobwa? Ubwoba bwaramwishe, aratitira, atangira kurerembura amaso, atangira kumira amacandwe. Ati rwose niweho wa nyuma, niweho ugiye gukora kino kizamini bwa nyuma. Akira hano nawe wambare. Weho rwose izina rye yitwa Alejandro ni
Cadette Alejandro atakira wambare nawe turebe ngo ese bimeze bite ibintu byifashe bite. Nuko umukobwa nawe yahise yambara bidatenze, nuko kapiteni ahita amubwira ati hindukira turebe, ati reka mpindukira fandi. Mama yake na mama, umukobwa yarahindukiye rwose. Kapiteni umusirikare ahita abaza kapiteni ati se n'uyu nguyu, ati si wowe ntabwo uri kubibona, ati rwose amabere y'ukuntu angana n'iyisuti ukuntu bingana rwose uri kubona ko ari umuntu witeguye konsa mu minsi mikeya, ati n'uyu nguyu utwite. Ariko umukobwa arabihakana ati no afande rwose ntago ari njyewe mwibeshya, hano habayemo kwibeshya, ntago ari njyewe utwite rwose mwibeshye rwose, ibi ngibi ni ibintu bisanzwe ku mukobwa. Ati ibyo ni ibiki uri kuvuga? Ati musirikare fata kano gakobwa ubundi ukanzanire mu biro byanjye, ubundi kambwire uburyo ki katwitiye hano, kabwire uburyo ki ari agasirikare kakaba karatwitiye ahangaha ku kosi. Nuko umukobwa bahita bamufata bamujyanye mu biro kwa kapiteni. Kapiteni asigara abwira abangaba ati namwe mwambare ubundi mujye ku mirimo yanyu. Mana yanjye we, umukobwa aragaragaye, umukobwa wari utwite nyagasani. Bagiye kumwirukana, bahise bamuzana ahangaha mu biro bya kapiteni, bamukweshe bamusunika muri ubwo buryo rwose nawe urimo urabona ni uburyo butari bwiza cyane. Ati wowe ni gute utwita wa gakobwa we, ngiye kumbwira ukuntu watwise hano mu gihe uri Cadette uri ku ikosi. Ati rwose ibi ni ibintu bitumvikana. Ku mukobwa aravuga ati kapiteni rwose ntabwo ngiye mwite, ati habayemo kwibeshya, ati mufite test aho ngaho mwayikoresha mugapima mukareba, ati kuba rwose amabere yanjye angana gutya ntabwo ari byo byerekana ko rwose nwite. Nuko umukobwa umuhungu uri hano ati ushatse kwita ko kapiteni ari umusazi se, abushatse kuvuga ko atareba neza. Ati hoye rwose ntabwo ari byo mvuze, ati rwose mumbabarire ntabwo mwanyirukana njye ntabwo nwite, numushake mupime. Ati ntabwo twakwirukana se, none wowe wagiye kugira ibyo ugira utazi ko bitemewe rwose. Ati vana ibyo ngaho rwose ntabwo tubyumva, ati mumbabarire basi ndakora icyo nshaka, icyo mushaka mumbabarire rwose nimunyirukane. Ati hehe, ati ngo urakora icyo ushaka. Hano kapiteni ahita abwira ati sani, kumbe uno musirikare wundi ni umwana w'uyu mukapiteni, uyu ni papa n'umuhungu we. Ati sani, ati aka gakobwa ubundi wakabyaza umusaruro kano gakene, aho kugira tukirukane tukabyaza umusaruro niba kakora icyo dushaka. Nuko rwose kapiteni muri ako kanya atangira kubwira umuhungu ibintu bitari byiza cyane, bashaka guprofita umuhungu. Ati habwa ngo wakora ibyo dushaka, ati rwose yego nditeguye nakora ibyo mwese mushaka. Nuko kapiteni atangira gufata umukobwa ahangaha rwose, atasha ngo ndi kubona unari keza sha, ati reka twishimishe sha, ati reka tugire ubundi nawe tuzakubikira ibanga nyine, atugomba kutwitaho natwe tukakubikira ibanga. Ibintu rwose kapiteni n'umuhungu we batangiye gusagarira umukobwa, bashaka iki n'iki, wuncenshe. Nuko umukobwa ahita basunika ati rwose ngiye ibyo ntabwo nabyemera, ati rwose ibyo bintu nimubimbwire, ati ntabwo ibyo byavamo, ntabwo ngewe nakwemera ko tugira rwose, reka. Ati rwose nawe niba utarabyemera urava hano ubundi tukwirukana, uva hano mu gisirikare ubundi tunagufunge kuko ntabwo ibyo bintu byemewe. Nuko umuhungu ahita afata umukobwa ahangaha muri ako kanya atangira kumukurura, aramukurura rwose ibintu bitari byiza. Ati vayo hano sha, vayo hano ugire ibyo ugira ubundi tukubwire turebe ukuntu twakwigenza. Ku muhungu rwose atangira gukora ibintu bitari byiza, acuri ku mukobwa ahangaha. Mana yanjye we, bashatse gufata umukobwa ku ngufu hano. Nuko umukobwa nawe ari mu burakari bwinshi ataguruka barawuganya. Ati ngewe nimwumvaho rwose ntabwo mzemera. Ati ntabwo wemera icyo ariko, ati gafate muhungu wanjye, gafate sha, gafata aho ngaho. Ariko umukobwa akomeza kubarwanya. Nuko ahita afata ugutwi k'uyu musore arakuruma rwose aracira, ati ntabwo ngiye nakwemera ko munkora ibintu. Ati tumugere kapiteni mu ntoryi ahantu habi cyane. Nuko umukobwa ahita yirukanka yikura mu menyo ya rubamba naho ngaho muri ako kanya. Nuko kapiteni atubwiye wa gakobwa we ugiye hehe sha, ati ibi rwose uri buze kubyishyurira, ati uri buze kwishyurira bino bintu byose byukoze. Nuko baratubwira ngo
Ariete siyente, bisobanuye rwose ati next day, ni umunsi ukurikira. Nuko kapiteni ahangaha ari kubwira abakobwa ati mwuname cyane sha, mwuname mugere hasi, mwuname cyane, mwongere mwuname cyane. Nuko barababwiye ati ngaho nimuhaguruke nimuhindukire ubundi mukore ubundi mwitozo ugiye gukurikiraho rwose, ubundi mukore, ubundi turebe ko mwazavamo abasirikare beza. Nuko umuhungu ahita ababwira ati mugiye gusimbuka inshuro 100, muhana imyanya nangwa se mushyiremo distance, ubundi mutangire musimbuke inshuro 100. Abakobwa batangiye gusimbuka ahangaha. Nuko kapiteni n'umuhungu we batangira kuganira. Umuhungu ari kubaza kapiteni ati ese papa watekereza ko kari agakobwa kajya kuturega? Ati rwose ibyo nubitindeho, katurega hehe si kariya, kariya ninde wakumva, kari ukuntu kari kameze ubwo uko nari umuntu wakumva, kandi ntabwo gafite n'ibimenyetso by'uko katurega. Nugira ikibazo rwose ibyo ngibyo nubitindeho mwana wanjye, ngibyo nta kibazo. Muri ako kanya hahise haza umusirikare ati salute captain, ati salute. Nuko n'abangaba batera amasari, niko abasirikare dusuhuzanya. Ati mwembi wowe n'umuhungu wawe rwose, ati general ari mu biro, abantu myarabategereje ngo ashaka kubabonera icyarimwe ngo ni mu mwitabe kano kanya. Nuko abangaba bararebanye. Nuko n'umuhungu ahita abaza papa ati se papa ntago yaba ari wa mukobwa watureze? Ati hoya ni ibisanzwe, ngiye nsanzwe mvugana na kapiteni, dusana ko na general dusanzwe tuvugana, ni ibiganiro bisanzwe. Ati ahubwo ubwo wasanga bagiye kukuzamura kuko mwayino minsi uri muritwara neza muhungu wanjye. Araseka maramwenyura ati wasanga rwose bagugiye kugwa promotion. Nuko kapiteni ababwiye umusirikare ati soja, ati yes afande, ati sigara uri kureba bano bakobwa, ubwo natwe tugiye kwitaba kapiteni twumva icyo dushakira. Ngo reba bano bakobwa rwose ubacunga, ukomeze ubahereza imyitozo, nibabe bateshuka cyangwa se bagira ubunebwe uhari. Nuko batera isari rwose ati yes afande, ibyo ndaza kubyitaho rwose nta kibazo. Abangaba nuko barakomeza baragenda, n'abangaba basigaye mu myitozo rwose basimbuka. Uwo musirikare rwose asigara ahangaha arimo arabareba cyangwa se abakoresha. Uyu mukapiteni n'umuhungu we nabo bafite inzira bagiye kuba bareba nde general abatumyeho mu biro bye. Nuko bakigera ahangaha mu biro bya general ati good afternoon general, ati umugoroba mwiza cyangwa se igicamunsi kiza general. Nuko amasari ayo ngayo barayatera, nta masari yabo nyine ni gutyo biterera rwose bitandukanye n'ibyina ahangaha i Rwanda. Nuko muri ako kanya general yahise ahindukira. Ese general ninde? Nyagasani Yesu we, general ni wa mukobwa. Bahise bagwa mu kantu ati kadete wowe, kadete Arihendar, ati ni gute wambaye imyenda ya generali, ni gute wowe wigize generali ahangaha kandi wowe uri kadete, twaranakwirukanye no mu gisirikare. Nuko umukobwa ahita ahaguruka aho ngaho mu burakari bwinshi ati njyewe ndi hano ndi generali rwose, ntago mwari muzi. Ati amazina yanjye ni generali rwose Arihendar, niyo mazina yanjye, ntabwo mwari munzi. Njyewe ni njyewe generali, ni njye wabishatse rwose kuza niyoberanyije. Ati ngo, ati ni wowe generali? Ati rwose ibi ntabwo byumvikana. Nuko umukobwa ahita ababwira ati hari umukobwa rwose wamaye ikirego yuko mufata abakobwa hano ku ngufu, nanjye ndaza kugira ngo mzirebere mbashe kuba nabigenzura. Nuko hano kapiteni ahita avuga ati ariko twabisobanura. Nuko generali ahita amubwira ati nta jambo ryawe nkeneye kumva risohoka muri ako kanwa kawe. Ati ceceka rwose, amakosa yanyu mwakoze rwose, ibintu byanyu byose byagiye hanze. Ati abakobwa mwafashe ku ngufu, ibintu byose mwakoze ndabizi. Nuko hano general atangira kwibuka hano umukobwa rwose yaje amuririra ati rwose general, ati rwose hano abageneral ko kapiteni we n'umuhungu we badufata ku ngufu, baratubeshyera ngo turatwite, bajya kuzana ibipimo bakavuga ko dutwite nyamaze tudatwite. Nuko bakadutera ubwoba batubwira yuko bari buze kutwirukana. Ati ye ngo uravugisha ukuri? Ati rwose nibyo rwose kapiteni, ntago nkubesha. Ati nanjye bamfashe ku ngufu. Barakwereka ahangaha hari umukobwa bari bakuramo rwose isutiye nangwa se ishati, bari kureba ku mabere. Ati rwose tugiye kubapima
tugiye gupima umwe muri mwebwe aratwite. Ni ibintu bibi cyane. Uwo ni kapiteni uri kuvuga ati ni ibintu bibi cyane rwose kuba hari umusirikare hari umukadete waba utwite, kandi rwose hano muri ku kosi nta musirikare wemerewe gutwita hano ku kosi, ntabwo mwemerewe gutwita, ni ibintu bibi cyane. Ati dore ngiyi tesite hano mutanagira ngo turi kubabeshya. Ati iyi ngiyi yavuye mu bwiherero cyangwa se mu bwogero muri bathroom yanyu ahantu ho mwogera. Ati umwe muri mwebwe rwose hano aratwite, tugiye kuba twakora tesite bitewe n'amabere nangwa se na buri muntu amabere araba afite n'isuti y'ukuntu biraba bimeze. Uko yababwiye ya magambo ye twatangiranye ati rwose umukobwa utwite aba afite amabere manini bitandukanye n'umuntu uba udatwite, kuko we aba yitegura konsa, niyo mpamvu amabere ye rwose aba manini, aba arimo amashereka. Nuko atangira kugenzura umwe kuri umwe, one by one. Ati wowe ntabwo ari weho, akurikizaho n'uyu nguyu, arafungura arareba ibyo areba. Ati nawe ndi kubona atari weho, ntabwo ari weho rwose waba utwite, ariko byanze bikunze umwe muri mwebwe aratwite. Nuko umuhungu uri aha ngaha ati reba neza papa, reba neza rwose ntabwo twibeshye, byanze bikunze harimo umwe. Muri ako kanya bahise bafungura uyu mukobwa ati rwose masitiyu, ati ni weho utwite. Sasa ukatubwira ukuntu utwite. Nuko kapiteni hano bararaka ati rwose ni gute watwise hano, mu burakari bwinshi cyane rwose. Umukobwa nawe mu gahinda ndetse mu jwi rutuje ati rwose kapiteni ntabwo ari njye utwite, ati rwose ntabwo ari njye utwite, mukoresha ibipimo murebe. Ati soja, ati muhungu nangwa se musirikare, ati rwose kano gakobwa kanzanire mu biro kabimbwire neza uburyo kikadatwite, kandi rwose hano turimo turabireba tubibona neza yuko gatwite. Ati kazane hano mu biro sha. Nuko umusirikare bahise bamujyana muri ako kanya, nuko bamwinjiza muri bya biro na generali bamwinjije. Mu mana yanjye, generali yaje ahangaha ari uno mukobwa wamuhaye ikirego yuko bano ba kapiteni we n'umuhungu we bafata abakobwa bahohotera abakobwa hano, bakaba babafata ku ngufu, bakababeshya yuko nangwa se babatera ubwoba yuko babirukana mu gihe banze gukora ibyo bashaka. Nuko umukobwa uri hano rwose aratakamba ati kapiteni rwose mumbabarire ntabwo ari njye utwite. Ati rwose ni we utwite sha. Ati kandi rwose ibipimo biri hano birabigaragaza, ni n'ikimwaro kuri twebwe, ni ikosa rikomeye cyane kuba utwite kandi uri umusirikare uri kuri kadete. Ati rwose mumbabarire, ati naje hano mu gisirikare, ni njye wacu bafite njye nyine uzabakiza. Ati ababyeyi banjye bararwaye, ati none ntabwo mwanyirukana rwose, ngo basi munsaba icyo mushaka icyo ari cyo cyose ndagikora, mugira icyo munsaba rwose. Ati rwose ceceka kapiteni rwose nawe abanza yakwiraza inyanza, nawe urabizi nyine. Ariko umukobwa ahangaha arakomeza aratakamba, arakomeza arabinginga ati mumbabarire rwose ndibuze gukora icyo mushaka cyose, ariko nimunyirukane. Nuko kapiteni hano abwira umuhungu ati muhungu wanjye ubundi nyereka ko uri umugabo sha, nyereka ubugabo bwawe ahantu bushingiye. Nuko rwose umuhungu wahise akuramo umukandara nawe bidatinze, ibintu by'ububwa cyane, ibintu bitari byiza, aza yahora ku mukobwa ahangaha. Nuko baraseka umukobwa bamufata ku ngufu rwose. Ahangaha baraganira ati muhungu wanjye utese ariko kutambwiye kurumbishije bimeze. N'ibiganiro by'ubuguryi barimo baraganira ahangaha, ibikorwa bibi rwose. Umukapiteni we n'umuhungu we bafatiranya bano bakobwa, bakaba babafata ku ngufu, bababeshyara yuko batwite, bajya kuzana ibipimo sinzi ahantu babikura, bakabwira yuko bano bakobwa batwite, bakahita bamujyana mu biro bakavuga yuko rwose atwite. Nuko umuhungu yahise ahamagara ati wewe kadete Viviane, ati ngwino hano, egera hano tube twakubwira ibintu byugiye gukora. Viviane aba yegeye hano, ariko yegera atabishaka. Nuko wa mukobwa w'umukene, wa mukobwa bafatiranye rwose bashatse kwirukana, ariko bakaba bamukorera ibyamfura mbi. Ati rwose kapiteni munyihanganire rwose mumbabarire, reka bari njyewe tujyana rwose mu biro, kuko ngiyewe rwose ibyo mushaka byose ndabizi, nangwa se niteguye kuba nakora ibyo mushaka. Nuko hano kapiteni ahita abwira ati return to your position wo kadete Viviane. Ati wowe kadete Viviane, ati subira
muri position zawe nangwa se mu birindiro byawe, ubundi weho unsange mu biro. Nangwa se umusirikare ati rwose fata kano gakobwa ubundi ukajyana mu biro, ariho nza kugasanga. Ati rwose kapiteni ndabinginze rwose nimunyirukane. Uwo mukobwa azi ko bagiye kumwirukana, bamubeshye yuko atwite, kumbe kapiteni n'umuhungu we bari bishakira kwifatira kuri yo wuncenshi n'iki. Nuko umukobwa baramujyanye mu biro, ati vayo ngwino ujye kubitubwirira mu biro. Nuko kapiteni nawe asigara ahangaha rwose abwira ati Viviane, ati Cadette Viviane, ati nawe nkurikira mu biro unsange mu biro. Nuko umukobwa nawe abaraje, kapiteni rwose aramubwiye ati ngwino nawe tujyane. Nuko baba baragiye. Ibyo ngibyo rwose ni inkuru y'umukobwa uri kuyibarira nde, ari kuyibarira generali, ari kumubwira uburyo ki byose byagiye bigenda. Ati generali rwose ni gutyo. Nuko generali nawe yaramubwiye ati ndagusezeranya rwose, nguhaye rwose, nusezeranyije ku cyubahiro cyange yuko ndibuze kugufasha ibibazo wagiye uhura nabyo byose bikaba byakemuka, unyizere bare bari buze kubyishyura. Nuko generali ahanga rwose arababwira ati rwose ni ikimwaro kuri mwebwe, ni ikimwaro ku rusaza nkawo n'umuhungu wawe kwambara inifomo y'igihugu, mukaba mwakwifashisha ububasha muhabwa n'itegeko, ubundi mukaba mwafata abakobwa ku ngufu nangwa mukabafata ku ngufu. Nuko yahamagara abasirikare ati nimuze mufate zino ngegera mujye kuzifunga rwose, ubundi zitegereze urubanza rwako ibyo zakoze, bategereze bazabacira urubanza, ubundi babashe kuba baryozwa n'ibyo bakoze. Ahangaha nta kintu wakwireguza, kuko na kapiteni nawe nako generali mwenyewe, generali wa nyawe rwose yaje yigize umukadete, nawe bashaka kuba bamufata ku ngufu, bashaka kuba bamukorera ibyo bakoreye uno mukobwa w'umukene rwose twabonye. Nuko ibingibi rwose bahise babitambikana, kapiteni nako generali asigara ahangaha yirihutsa. Atawi mana yanjye we, kari akazi katoroshye. Wa mukobwa muri ako kanya nawe yahise yinjira mu biro bya generali. Nuko yinjira areba gutya, ati urakaza neza. Uwo ni generali wamubwiye ati rwose urakaza neza wisanga. Ati nizere ko ubonye ubutabera, ati abagufashe ku ngufu, abagukoreye ibibi rwose twabafashe, twabimenye, twabashije kuba twamenye ibyakubayeho, ndetse n'abandi bakobwa rwose bagiye kuba bahabwa ubutabera, kuko bariya ntabwo bazongera kugaruka mu gisirikare ukundi, bagiye kujya mu rukiko babashe kuba baryozwa ibyo bakoze. Kandi rwose utwihanganire kuba abasirikare nk'abariya rwose baragukoreye ibintu nka biriya, ibintu bitari byiza cyane, utwihanganire tubabarire. Nuko umukobwa nawe rwose uri ahangaha nabwira generali ati rwose mwarakoze, namwe murakoze kuma rwose ubutabera, ni ibintu by'agaciro, Imana ibongerere, amusabira umugisha. Ako kapiteni aramubwira ati rwose ibyo nubitindeho, ni akazi kanjye, ni akazi kacu, tuba dushinzwe kubareberera abasirikare mwese, haba umutoya haba umukuru. Nuko rwose tuba dushinzwe kubarebera. Nuko umukobwa aramusuhuza anamwihanganisha ku byamubayeho, kuko generali rwose we n'umuhungu we bamukoreye ibintu bibi, ibintu bitari byiza cyane. Agafilime kacu nako ndakeka yuko karimo karagana ku musozo. Nuko ibintu byaje kugenda, kapiteni n'umuhungu we ibintu byose bakoze byagiye ku mugaragaro, ndetse babajyana no mu rukiko baza kubafunga. Agafilime kacu karangira kari kuza mu ijwi rwose riri kutubwira ati ntabwo ari byiza kuba wafata itegeko nangwa se wakoresha ububasha bw'uhabwa n'itegeko bukaba wakora ikintu kibi, kuko amaherezo rwose iyo ukoze ikintu kibi byanze bikunze birakugaruka. Abangaba bifashishije itegeko babasha kuba bafata abakobwa bagiye batandukanye ku ngufu, ariko amaherezo baje kubiryozwa. Ukora ibyiza bikagusanga imbere, wakora n'ibibi nabyo bikagusanga imbere. Mwibutsa gukanda ku buto ya subscribe wo dusuzanyije kano gafilime, kugira ngo ujye urareba utundi dufilime twiza tugufiya tugezweho. Mbasezera mbabwira ati yuko mbakunda, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.